ubushize rero twarebye uko imperuka intambara y'Armageddon uko izagenda, mbese iby'imperuka iminsi ya nyuma, duhereye ku bamarayika bane bazafungurwa, kuri 1/3 cy'abantu b'isi bazapfa, abatangabuhamya babiri uko bazagenda, antikristo nazo uko bizagenda, abatangabuhamya nibabica bakazuka bizagenda gute, tureba mbese byose uko bizagenda kugeza ku munsi wa nyuma ubwo urubanza ruzacirwa, noneho Kristo akaza agaseruka akimingoma. Uyu munsi rero tukaba tugiye kwinjira mu ngingo ku ngingo, tukaba tugiye kureba ba bamarayika bane bazarikurwa bizagenda gute. Nkababwira nti rero Shalom Bashem Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Yaakov ba Yeshua HaMashiach maze anachnu Elohim lilohot hayom. Ndashimira izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Uyu munsi niki tugiye kureba rero, tugiye kureba ba bamarayika bane ese bizagenda gute kugira ngo baze. Reka rero manze nkubwire nkwibutse ko ibi bintu kubikubwira ntago ari kugutera ubwoba, ahubwo ni ukugusubizamo ingufu kugira ngo ushake agakiza, ubundi nawe uzasiruke mu Imana izambikamba. Wibuke muri Timoteyo wa 2:7 turasoma ko dusoma ko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye imbaraga, urukundo n'ubwenge. Ubwenge kugira ngo dukoreshe ubwenge, dutekereze neza, turebe icyiza Imana itwifuriza idushakira. Kuko yes, iyo ukiri mu isi nyine ntago waba wakumva ibi bintu by'ububyutse by'agakiza, kuko muri ino si, iyi si twese turimo, nta kintu na kimwe kiruta kumenya uwo uriwe mu buryo bw'umwuka, kwakira agakiza kugira ngo ubeho. Kansome rero turebe aba bamarayika bane Uwiteka azarekura bizagenda gute. Wibuke ko nakubwiye ko bazava ku mugezi wa Efrate. Efrate ni ukubera iki? Ese aba bamarayika bafunzwe kubera iki? Kuki Efrate ari ingenzi? Bazarekurwa gute? Kandi nihe mpamvu bazarekurwa? Niba iki bizaba nibamara kurekurwa tubyitwaremo gute? Ese ugira ubwoba gusa wibera aho ngaho? No, wigira ubwoba, ahubwo umenya ko Uwiteka ushatse ijambo ry'Uwiteka Imana izakurengera kandi izakwiyereka. Reka turebe rero aba bamarayika bane nkuko nakubwiye, tubisanga mu Byahishuwe 9 kuva kuri 14 kugeza kuri 15. Ariko reka tutangire hejuru gatoya nkwereke impanda ya 6 cyangwa ishyano rya 2. Iki ni igitabo cy'Ibyahishuwe. Marayika wa 6 avuza impanda, numva ijwi riva ku mahembe ane y'igicaniro cy'izahabu kiri imbere y'Uwiteka Imana. Ribwira marayika wa 6 ufite impanda riti, bohora abamarayika bane bamwe baboheye ku ruzi runini rwa Efrate. Nuko aba bamarayika bane bari bateguriwe iyo saha, uwo munsi, ukwezi n'uwo mwaka, babohorerwa kugira ngo bice 1/3 cy'abantu. Urumva ko babandi bavuga ngo ni intambara. Yes, bizaba ari intambara, aribwo nyine wa mubare w'ingabo z'abarwanira ku mafarashi wari uduhumbagiza n'uduhumbagiza 200. Uwo mubare wabo narawumvise, narawiyumviye. Uwo ni Yohana wibuke ko yari ku kirwa cya Patmos, baramufungiyeho, Kristo aramubonekera, bohora abamarayika bagende bice abantu. Urumva ko abantu nibyo tugiye kureba icyo bazazira. Abo bamarayika bane baboheye ku ruzi Efrate nibo ijwi ry'Uwiteka ryarangurira rivuga riti, babohorwe ubundi bagende birare mu bantu kahave. Reka turebe rero kuki aba bamarayika bane mbere ya byose bari baboheye hariya muri Efrate. Kuba baboshye ni ukuvuga ko ntago ari abamarayika beza b'Uwiteka, ahubwo ni abamarayika bagomye. Wibuke Satani amaze kwivumbura mu ijuru akamanukana na 1/3 cy'abamarayika benshi, Imana yahise ibabohera hariya muri za Efrate. Kandi wibuke ko Efrate nkuko tugiye kubona ni igice cyamye kivamo kwigomeka ku Mana. Urumva rero kubaho kwabo nuko
ari abamarayika babi, atari abamarayika beza nk'uko tuzi ba Gaburiyeli, tuzi abandi bamarayika beza ba Michael, bose bameze neza, atari nk'aba ngaba bane cyangwa se na cya kimwe cya kabiri. Wibuke ko kimwe cya kabiri nk'uko tunabisoma mu gitabo cya Enoke, baba marayika 200 baje kwigisha ibibi mu isi, urabyibuka mu gitabo cya Enoke. Hano rero turebe kuki Efrat ari ingenzi muri iki kibazo. Efrat ni ingenzi kubera ko yari ishamikiranye no Kreden, ishamikiranye na za Babuloni, ishamikiranye na biriya bihugu byose byigomeka ku Uwiteka. Kariya gace niho nyine kwigomeka ku Uwiteka kwamye kuri, ni naho nyine bafungiwe. Urumva rero kuba bariho bari bafungiwe, Imana ifite ukuntu bafunze kubera igihe, umunsi, isaha, umwaka byose yagennye, nibwo Imana noneho izabarekura baje kwica abantu 1/3. Urumva hazaba intambara nyine yazangabo 200,000, ariyo ntambara izaba. Kubera iki? Kubera ko Imana nyine ikorera ku isaha yayo. Nuvuga ngo nibarekura, izabarekura nyine noneho ba bandi banze kumvira Uwiteka, ibirarimo kuko ikoresha abamarayika 4, kuko Imana igena byose. Ibi rero kurekurwa kwabo bizagenda gute? Kurekurwa kwabo bizagenda gute? Nibyo bimaze gusomera hano. Impanda ya 6 izavuga, nimara kuvuga noneho barekurwe. Nibamara kurekurwa rero nibwo bizatangira. Bitangirire kuri wa munota, isaha, umunsi, ukwezi n'umwaka Imana yagennye. Impanda ya 6 nivuga mu ijuru. Urumva izi mpanda zose ziravuga, ariko twebwe kubera ko twibereye mu bintu by'isi nta nubwo tumenye ibyo ari byo. Reba nka biriya bya 2019 bavuga ko ari impanda yavuze. Reba none ibintu byose bigenda bibe hirya no hino ku isi. Twebwe yes, kubera ko nyine ubuhanuzi ntago tubwerekwa nk'uko buri, dukurikira iyo bigiye, ariko kiremwa muntu bizagira ahantu bikomeye ku buryo abantu bazatangira kwibaza ibi bintu turimo biri kuba n'ibiki. Hano rero kubera iki aba marayika 4 bazarekurwa? Ntabikubwiye, ariko reka mbikuramburire gatoya. Hano hantu ni ukugira ngo ubwigomeke bw'abantu ku Mana, Imana ibereke ko kwigomeka kwayo, kwigomeka ku bantu ku Mana yabo bifite iherezo. Imana ni nyebambe, Imana izabababarira ibareke bange kumva, ariko hari igihe kigera Imana yagennye. Urumva Imana iratureka kubera ko ifite igihe cyayo yagennye. Tuvuge nimba yaragennye imyaka 2,200, 2,500. Icyo gihe ni cyuzura. Urumva twebwe turabireka mu byaha, tuga mu bintu bibi, tutazi ko hari igihe. Uzarebe iyo umuntu umubisha ashaka kugira nabi, abiri igihe, none akavuga ati uyu munsi, isaha, amasegonda ya naya, uriya muntu nzamugira nabi. Ugakomeza wigendera utazi ibyo urimo, kumba umubisha agucunga kubera ko yagennye cya gihe rero iyo kigeze nibwo ubona ibintu bikuguyeho ukagira ngo bibaye uwo mwanya. No, Imana nayo iratubwira iti mushake mu maso hanjye mbi Imana yanyu, namwe mu abantu banjye. Kubera ko bifata igihe bitinda, kandi wibuke ko ku Mana imyaka niyo yaba 1000 imeze nk'umunsi umwe. Abantu rero babona bitari kuba, bakavuga twamye tubyumva igihe imyaka ibaye 1000. No, bizaba ryarise. Kumbi abantu bamenye ko hari cya gihe cy'Uwiteka Imana yagennye bizageraho bikaba. Bizagenda gute rero? Abo bamarayika 4 nibamara kurekurwa, bakimara kurekurwa, zangabo 200,000 nazo zizahita ziseruka nyine barwane. Nibamara kurwana sasa rero nibwo abantu imiborogo, isi yose izacura imiborogo, kubera ko 1/3 cy'abantu batuye isi bose bagomba gupfa byanze bikunze. Kandi ibi ngibi ni ubugesera, kuko bizaba ari bwo bwa mbere bibaye mu mateka y'Uwiteka abantu bangana gutyo bapfiriye kimwe, kuko bizaba nyine ari urubanza rwa hano ku isi, kugira ngo abantu noneho
batangire bakanguke barebe bashakisha Imana. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi byunga muri bya bindi babwira buri munsi ko abantu bibeshya ngo bashaka Imana, ngo bakunda Imana, ngo bazi Imana. No, Imana iravuga iti kubera ko mwanze kumva mukanga kubona, nzabohereza abamarayika 4 babiraremo inkumbi, kandi noneho baje kubacira urubanza, baje kubakanira bakwiriye, nicyo kizabazana. Urumva ko bita byunga muri bya bindi nkunda kuvuga ko nta n'umukiranuka. Ni ukuvuga ngo y'abantu bakiranuka, Imana ntabwo yabateje abamarayika 4 ngo babarimbure. Kimwe cya gatatu cy'isi yose, sinzi kubyumva. Tuvuga wenda icyo gihe hazaba hari nka miliyari 9 mu isi, miliyari 3 zose zizahasiga gatwe, sinzi kubyumva. Ariko noneho wewe uri muri Kristo, wewe wamenye ijambo, wowe ugomba kurisangiza abandi. Gira ubushake, ukore uko ushoboye, ugeze ubutumwa ku bantu, kuko abantu Imana izabarimbura bikomeye. Weho rero uri mu mwuka, uri mu ijambo, nkuko nakubwiye muri Timoteyo 2:7, ntugire umwuka w'ubwoba, ahubwo ugire ingufu, urukundo n'ubwenge, byo bizatuma uguma mu ijambo ry'Uwiteka, kugira ngo abakuba naza azakunyureho nk'uko byagenze mu Misiri. Niko bimeze rero. Isi rero igomba kubyitwaramo gute? Imana irababwira iti mwihane, duce bugufi, twumvire Uwiteka, nicyo kintu cyonyine kizakiza abantu. Ihane, uce bugufi, ukurikire ijambo ry'Uwiteka, ushaka mu maso h'Uwiteka n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, n'umutima wawe wose uwushyire ku Mana. Nicyo kintu cyonyine kizakiza abantu, kuko abamarayika 4 baramutse baje, niko bizagenda. Kandi wibuke ko Imana itubwira ngo iteka, nimba ushaka kumenya uko ibintu byatangiye, usubira iteka ku itangiriro uko byagiye bigenda. Ni ukuvuga ngo abamarayika 4 babarekura, gahunda bazazamo nyine urayumva. Niyo mpamvu bavuga ngo abantu bazarwanya Kristo ngo naza, ariko wumve ko Imana none irekura abamarayika, kuko Imana nyine uko ikora, Imana ishobora no gukoresha ikintu kibi ihana babi, kugira ngo noneho babone ko ibyo biringiye bibi biba bihere, noneho batangire gushaka amaso h'Uwiteka. Ariko haranditse ngo abantu bazabona n'ibyo bibaye, babone ibitangaza, babone ibyo bintu byose bibaye, bange kumva. Urumva icyo gihe kizaba, nikimara kugera abantu babibone, abazarokoka, abazabirokoka, kuko urumva wenda 2/3 bizarokoka, ntago ari uvuga ko byose bikunda Imana, byose byemera Imana. Ahubwo wenda simbizi, hari cyashobora kugenderamo abeza, ariko tuvuga ibyo 2/3 hazasigaramo wenda nka 1/2 cyangwa se kinarenze cy'ababi. Nanone bazabibona, Imana izakora ibyo kugira ngo bihane, byibuze none bavuge bati ibintu bibaye n'ubugesera, reka twihane. Ahubwo bazanangira imitima, noneho baze bagomera Uwiteka, noneho kave finali yabyo. Noneho sasa rero ko bizagenda, niyo noneho izarangiza byose, kuko bano bamarayika 4 bamara gucura inkumbi mu bantu, abantu kubera ibicumuro by'abantu byageze ku marembo y'Uwiteka, nibwo noneho abantu ahubwo benshi, aho kugira ngo bakiranuke bakizwe, bazagomera Uwiteka kurushaho. Noneho urumva noneho urubanza rwa nyuma uko ruzagenda. Reka turebe rero niki tugomba kwiga muri ibi bintu, muri ubu buhanuzi. Ubuhanuzi rero butwigisha ko Imana ni nyebambe, Imana irihangana. Abantu tumenyera Imana, dushaka kumenyera Imana cyane kubera bya bihe nyine bigenda bishira, abantu bakumva ko ibintu nyine harimo nanjye byabaye uko nguko. No, nibumve ko mu ijuru hari Imana, kandi Imana izaca urubanza, kubera ko nyine ibi by'isi aribyo twamenyereye. Tuvuga okay, uhura n'amakuba ukayasohokamo, ukongera ukabaho mu buzima, noneho ukibagirwa ko hari urubanza nyarubanza Uwiteka Imana azaca. Hano tugomba kwigiramo ko Imana nubwo bwose ari nyebambe, igihe cy'Imana iyo kigeze kiba kigeze, kandi noneho Imana irekuye. Ibyo twasomaga muri Bibiliya sasa rero nibyo noneho bigiye kugaragara, abantu babone koko umujinya w'Imana w'Uwiteka ukuteye ukumeze. Kuko njye mbabwira nti abantu bose bavuga ngo bazajya mu ijuru badapfuye, nga tekereza ibi bintu byose bigomba kubaho abantu bakiri muri nosi. None niyo abantu bose bagomba gucika, bamaze kwanduza isi,
bagashaka kwirukanyira hera hahera, wa mujinya w'Uwiteka Imana uzaba wande. Andikamo noneho nawe tubwire uwo mujinya koko uzagukurinde, kuko niba abantu b'uyu munsi dutuma Sodoma na Gomora bamera nk'aho ari abantu beza, ibaze noneho umujinya w'Uwiteka Imana ukuntu uzaba umeze icyo gihe nikigera. Kuko abantu ntimwabonye ibyabaye Sodoma na Gomora, ntimwabonye ibyabaye hena Imana ihana amashyanga, uko yahannye za Misiri, uko yahannye andi mashyanga yose yagiye yigomeka, yaba kuva kuri Ashuri, za Babuloni, za Perisi, Abagereki. Na n'uyu munsi tukibibona, uzarebe noneho ubukene barimo uyu munsi, urebe Abaroma bari hehe, urebe Babuloni, Nyababuloni ukuntu igiye kugwa, reba igwa rya Amerika ukuntu rizagenda, bizaba ubugesera bukomeye cyane. Noneho wumva ibyo bintu ukuntu bizagenda, Imana nivuga iti ndarekuye, cyagiye nikigera nyine ko Imana yamaze kubigena. Kuko benshi urumva buri wese ni amahitamo, twese twari mu buyobe, ariko hari igihe ubona ukavuga ati ibi bintu n'Uwiteka ubikoze. Kandi Imana ntago yiyereka umuntu wenyine ngo ngewe ngo uyu nguyu runaka, no, Imana yiyereka buri muntu wese, gusa ahubwo ntago ari buri wese usubiza ubutumire bw'Uwiteka. Nkakubwira nti rero wowe twabanye kandi urayike kugira ngo utabyihererana, kandi wakomeje kwiyandikisha muri benshi cyane ku bwinshi, ndabashimiye ko binyereka ko munyote ukuri, nubwo mwese muhari mutagira icyo muvuga. Ndabizi ko ibi bintu bizabakoraho ku mutima, muhinduke. Mbifuriza ko mwahinduka, njye ntago nakwifuriza inabi, kwifuriza ineza, kuko ineza Uwiteka yangiriye kugira ngo amagakiza ke ntago nakihererana, ahubwo kizwa ukiranukuze, kuko nta gihishe na kimwe kitazajya habona, guaranteed. There is nothing hidden that won't come to light. Never anything hidden will come to light. Know this. Uramutse uzi ibi bintu rero, ntabwo wakwirirwa ujya mu bintu byo guca hirya no hino ngo ubeshye, ngo ugire ibintu byinshi n'ibiki byose, kuko abo bamarayika bane nibaza, uko kuri kose kuzajya hanze, kandi just a matter of time bizasoza. Niba byaranditswe n'Uwiteka, bimenye ko bizasohora. Ntabwo uzabeshya abantu bose igihe cyose, ntabwo uzahimba ibintu igihe n'ibihe n'agahe bizageraho, byose bijye ku mugaragaro. Nicyo twizera kandi tuzi, kuko iyo Uwiteka ahagararanye nawe, ntabwo biba nka ya ntare uhagarikiwe n'intare cyangwa ingwe ngavoma, ahubwo uhagarikiwe n'ijambo ry'Uwiteka, nta kimuhungabanya na gato. Ibyo byose ngira ngo mumaze kubyibonera, murabizi. Niba turi imbere yanyu hano tuvuga ubwiza Imana yatugiriye, dushaka ko namwe muva mu by'isi mugashaka amaso y'Uwiteka, nta kindi twarenzaho. Ubona abone, uwumva yumve, kuko bya bihe Uwiteka yahanuye birimo birakomanga. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyo.